Muraho neza mwese aho muherereye, mbahaye ikaze kuri channel yanjye Uwase official. Uwiteka akomeze kubana namwe, mbanje gusabira abumva batameze neza, abarwayi, abapfushije, Uwiteka abane namwe, abarwayi Imana ibahe gukira. Rero hari topic numva nkeneye ko twaganiraho. Ni topic igendanye, turashaka kwibanda. Ubushize twibanze ku bibazo umwana w'umukobwa ashobora kubaza kopewe, ariko noneho ngubu tugiye kwibanda, noneho tugiye kureba amwe mu makosa, tugiye kurebera hamwe amakosa agera nko mu 9 umukobwa cyangwa se umusore cyangwa se umupapa cyangwa se umumama, hagati ya kope na kopine, hagati y'umutware n'umufasha we bubatse urugo, amakosa amwe namwe bagomba kwirinda gukora, kuko aramutse abayeho byatuma umubano wabo utagenda neza, umubano wabo utagenda neza, ugasanga hari bimwe bitagenze neza. Kandi hagati y'uko umugore n'umugabo bagomba kubana cyangwa se kope na kopine bagomba kubana kugira ngo relation yabo ikomeze kugenda neza, nuko ibo ubwabo hari ibintu bimwe na bimwe bagomba kwirinda. Ntatinze muri ibyo, ikosa rya mbere, umusore cyangwa se umukobwa, umupapa cyangwa se umumama, hagati y'umugabo n'umugore babana, ikosa rya mbere bagomba kwirinda ni ikosa ryo kutagira icyo yitaho, ni ikosa, tuvuge nko ku rugero, mukimenyana, abantu akenshi iyo bakimenyana urukundo ruba rukigurumana, urukundo ruba rukigurumana hagati y'umusore n'umukobwa cyangwa se hagati y'umugabo n'umugore. Iyo bakoze mariage, noneho bamara gukora mariage, ugasanga icyo bita ngo ni ukwezi kwa buki, baracyari muri kwa kwezi kwa buki. Noneho ugasanga wenda wa mugore cyangwa se wa mugabo mbere yitaga ku mugabo we, cyangwa se wa mukobwa mbere akimenyana na sheri we, ntago bwiraga atamuhamagaye. Mu gitondo yasangagaho SMS, agasangaho SMS amubwira ngo amubaza uko yaramutse, saa sita amubaza uti se wagiye kuri lunch, wariye, niyo kuba bari mu kazi, kuba mbega nyine. Ugasanga uko hakundi wamwitagaho ntago ukimwitaho, ahubwo wahugiye mu bindi bintu. Kandi wenda mbere warabyukaga ukamubaza uko yaramutse, saa sita ukamubaza byinshi. Abantu bakundana bya nyabyo akenshi, niyo utabona umwanya wa call, kuba wahamagara umuntu wawe, uko biri kose message ntibura, ugasanga kwa kundi wamwitagaho warabigabanyije, ugasanga kwa kundi wa mwete wagiraga wo kumuhamagara, kwa kumukumbura wagiraga, byaragabanyutse. Rero iryo ngiryo tukabona ari nk'ikosa. Iryo ni ikosa rya mbere, kuko umuntu ukunda uba ukwiriye kumwitaho,
mbega nyine akabona ibimenyetso byinshi byerekana ko muri kumwe. Icya kabiri, irindi kosa rya kabiri ni ikosa rigendanye na discipline. Ni byiza ko mu muco ugomba kuturanga, tugomba kurangwa na discipline, tugomba kurangwa n'indangagaciro nziza. Si ukubaha kope wawe gusa, si ukubaha kopine wawe gusa, si ukubaha umufasha wawe gusa cyangwa se umutware wawe gusa. Uba ugomba kwiyubaha, warangiza ukubahana na kope wawe, warangiza ukubaha n'abandi bantu muri rusange. Umuntu nyawe niko bagomba kumera, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya n'ibyo utagomba kuvuga, ukavuga uziga. Umunyarwanda yaravuze uti vuga uziga, ukamenya ukumva cyane ugatinda kuvuga. Hagati ya relation, hagati ya relation, ikintu cya mbere kigira valeur ni ikintu kijyanye na discipline, kubaha. Ukamenya iti nimba wowe, kuko abantu bakundana kenshi bakunze gusohoka iyo baba ari abantu batuye mu gihugu kimwe. Nirinze wenda kuvuga kubakundana urukundo ruri en distance, ndi kuvuga noneho ku bantu wenda bari mu gihugu kimwe. Rero kwa kundi musohotse, hari igihe mushobora gusohokana na kope wawe wenda yazanye n'abashuti be, cyangwa se kopine wawe yazanye n'abashuti be, ugasanga uri kuganira muri wa mwanya, kuganira na kope wawe cyangwa se muri wa mwanya kuganira nabo, bakubonye nk'ikintu cy'uko utubashye umupatina wawe. Ibyo rero nkanjye ku giti cyanjye, ndetse n'abandi bantu bashaka kuba babyumva nkanjye, ibyo rero nkabona ari nk'ibintu bidakwiriye. Kuko iyo ukunda umuntu uba ukwiriye kumwubaha. Iyo ukunda umuntu si na ngombwa ngo wumve yuko kuba utamukunda ugomba no kumwubaha. Si ngombwa nyine kumva yuko niba udakunze umuntu ugomba kutamwubaha, kuko aho uburenganzira bw'umuntu burangirira niho ubwundi butangirira. Hari abakobwa bamwe na bamwe njya mbona nkabona ahakaniye umusore, yanze umusore, yarangiza akamubwira amagambo mabi, yajya kumuhakanira muri wa mwanya umusore ategereje igisubizo, akamubwira amagambo mabi, akamwibutsa ko ari umuhungu utamukwiriye, ibiki uri igikuri, ibiki n'ibiki. Rero umuntu wese ategetswe kubaha mugenzi we, kuko aho uburenganzira bwawe bugarukira niho ubwundi butangirira. Nkavuga uti kuba uri kumwe n'umuntu muri relation, uba ugomba kumwubaha kugira ngo ejo n'ejo bundi muzagire n'urugo rwiza, urugo rurimo discipline, urugo rurimo ubwumvikane. Ntabwo wakumvikana n'umuntu utamwubashye, nibwo bigenda neza. Rero nkabona mbega gusuzugurira sheri wawe mu ruhame, gusuzugurira umukunzi wawe mu ruhame, ntumenye iti erega, cyangwa se kumubonaho ikosa ari mu bandi bantu, swati ari kumwe n'abavandimwe we cyangwa ari mu inshuti ze, uhise umubwirira aho ngaho kandi uvugiye hejuru. Iryo naryo ni ikosa rigomba kwirindwa. Iryo kosa ntiriranga abantu bari muri relation, mu bantu bateganya kubana pe. Mujye mugerageza mugire maîtrise de soi. Iyo ufite maîtrise de soi, ugira uko witwara, ugira uko ukontorora indangagaciro zawe, umenya uko wifata. Icya gatatu navuga ni uburyo bwo irindi kosa abantu bagira, abantu bari muri relation wenda bagira,
ni ikosa rigendanye no kutiyitaho no kutikunda. Ukumva nimba umupatina wawe yaraguterese akakubwira ngo aragukunda, cyangwa se ukumva niba umutware wawe yaraguterese agushyira mu rugo, ukahita utekereza ko kwiyitaho ari ibintu bitakureba. Rero abantu bari muri iyo cercle, abantu bari mu rukundo cyangwa se abantu bubatse, ugasanga kwiyitaho warabigabanyije. Ugasanga wenda wari umukobwa ukunda akigutereta, mbega wari umukobwa uzi kwiyitaho, woga ugacya, ukambara imyenda isa neza, ukisiga agapuderi, ukagira ute, ariko ugasanga wabaye nyirandarwemeye. Muri make wemeye umwanda, wemeye kutikunda. Iryo ni ikosa kumva muri wowe kwiyitaho wabihagarika ngo wabonye ugukunda. Hari n'abakobwa babona akabona umukope we yareba relation barimo agatekereza ko batatandukana, agatekereza akavuga uti ndabyemeye nyine. Kwiyitaho, mbega kwiyitaho bikamunanira. Cyangwa se waba uri n'umugore wageze mu rugo, kwiyitaho bikakunanira, ndetse n'isuku yo mu nzu ikakunanira. Rero ikintu kigendanye no kwiyitaho ni ikintu kigomba kuturanga. Ikindi cya kabiri nyine, ikindi gikubiye muri ibyo ngibyo, ni ikintu cyerekeranye ukikunda. Iyo umuntu yiyitaho arikunda. Rero iyo wikunda, muri cya gihe uri muri kwa gukundana, muri ya fiançailles, ugomba gutegera umupatina wawe, ariko wakumva kubwira ibintu by'amafuti, ukirinda kugendera mu kigare. Wenda ubona ari umuntu ukujyana utakubwira ibintu bikubaka, aguhamagara, shehe uri hehe, dusohoke, aragusindisha, muhura iminsi myinshi akeneye kuryamana nawe, nta gitekerezo kizima kubwira. Rero iyo umuntu yikunda, kugira discipline ntago ari ukuvuga ngo umuntu akunyuza aho ashaka, agushorere nka kwa kundi umuntu ashorera itungo. Wowe tekereza, umenye icyo ushaka, umenye iti se iki kintu ni ngombwa ko ngikora. Nurangiza wikunde. Nakubwira ibintu wumva bitari byo, ubikure mu buzima bwawe, ubikure, umwereke ko ari ibintu udashobora gukora, umwereke ko ukeneye ibintu bifite biri karite, urukundo ruzima, urukundo rw'isuku. Hari inkundo z'umwanda, hakaba n'inkundo z'isuku. Hari inkundo z'isuku. Ubwo rero icyo nacyo kiri mu bintu tugomba kubahiriza, uburyo tugomba kwitwara muri relation dufite hagati y'abapatina bacu. Irindi kosa mbona mu rukundo, umuntu akwiriye kwirinda, umuntu uwo ari we wese, ni ikosa ryo guca inyuma uwo mwashakanye, cyangwa se ni ikosa ryo guca inyuma umufiance wawe. Ni ikosa rikomeye umuntu wese agomba kwirinda, kuko cyagiye yakubwiye ngo naragukunze, nawe ukikiriza uti ndabyemeye, ukemera kumukunda uko ari, ukemera kumva ko winjiye mu buzima bwe. Si byiza kukinishwa umutima we, si byiza ko witwara uko ubonye. Hari n'igihe ukora ikosa wibwira yuko wenda ubabaje kope wawe cyangwa se ubabaje kopine wawe, ariko muri make nawe wakontorora neza, ugasanga umurongo wagiyemo witesheje agaciro, ntago wiyubashye, nta ndangagaciro nzima wageze. Kuko ntago wambwira ngo uri umwana w'umukobwa, kuwa mbere ufite umuhungu
ukubwira ngo nsuye ryari, wahagera mugasambana. Kuwa kangahe ubwo ufite umukope ngo muteganya kubana, wibwira ngo uramukunda ngo kurenza abo bandi. Urukundo rukubiyemo ibintu byinshi, rukubiyemo imbabazi, rukubiyemo ibintu byinshi, rukubiyemo ndetse no kwigoma. Uko umuntu ashonje siko arya. Nkumva ku cyerekeranye n'ikintu cyo guca inyuma, iryo ni ikosa rikomeye. Abantu benshi couple zimeze gutya, uwumve kino kiganiro agihindukiremo. Ntago ari ngombwa, si byiza guca inyuma umukopine wawe, si byiza guca inyuma kope wawe, si byiza guca inyuma umufasha wawe cyangwa se umutware wawe. Irindi kosa navuga ni ikosa, urabona mbere hari ukuntu iyo umukobwa yari mu myaka 20, 19, 18 abavuga uti ngewe nzashakwa n'umuhungu ureshya uku, n'umuhungu w'ibogari, n'umusore mbega mwiza ku buranga, umeze gutya na gutya. yareba izo nzozi, wenda ndeke gutanga ku mukobwa no ku musore ashaka kuvuga uti nzashaka umukobwa umeze gutya na gutya. Ariko ibyo dutekereza tukiri batoya biba ari ibintu ahanini bihabanye. Ni bake cyane bagiye batekereza gutyo akaza kwisanga wakunze kuko ariko yamutekerezaga mbere. Ariko nanone nimba habayeho yuko utabona wa undi wari ukeneye mbere, wenda wari ukeneye umusore muremure, iby'Imana ntawamenya, uhuye n'umugufi ni uguterese niwe wemeye, wenda wari ukeneye umukobwa w'inzobe w'amataye, wenda ibihe nyine bigenda bitwerekeza kandi bitewe n'amahitamo yacu ndetse uko tugenda dukura tugenda dufunguka. Wenda ubonye undi mukobwa mugufi wirabura tari mbega nyine, ndashaka kwerekana yuko niba waratekerezaga gutyo ibihe bigahinduka ntubone nka wa undi washakaga, reka habeho kunyurwa. Wowe wumve kunyuzwe na kope wawe, wumve kunyuzwe na kopine wawe, umurebe mu maso yawe ubone ari umuntu w'agaciro, umurebe mu maso yawe ubone ko ari umuntu utandukanye n'abandi, umuremere ubwiza, inengeze ureke kuzitaho, byibuze karite ibyo ubona inyuma, mbega ugira ukuntu umurema. Abagabo cyangwa se abagore cyangwa se hagati ya kope na kopine, wowe wenyine ushobora kwiremera umukunzi wawe akavuga uti uko biri kose nubwo kopine wanjye ari mugufi, uko biri kose araruta bari abakobwa barebare mbona, uko biri kose mbega nyine muri wowe ukumva kunyuzwe, muri wowe ukumva ko, kuko iyo utanyuzwe wenda ukagenda nk'ahantu hakagira nk'umusore uguprovoka usa nka kwa kundi washakaga, cyangwa se ufite ubutunzi nk'ubwo washakaga, ntago bituma ukora ikosa, bituma uteshuka ku isezerano ugasanga ukoze amakosa. Si byiza ko ufata umuntu wabonye ngo umugereranye wicuze, cyangwa se ngo umugereranye n'uwo muri kumwe muri relation ngo nanjye ngo yaba ngo kopine wanjye yarateye gutya, ngo nanjye ngo yaba ngo kope wanjye yarasakuriya. Nyurwa, wumve ko muri wowe wifitemo ikintu cyo kunyurwa. Nunyurwa, numva muri wowe unyuzwe, n'igihe muzabana mu rugo ntago hari ibintu biza tutabyikururiye. N'igihe muzabana mu rugo hakabaho akantu k'ubushomeri, uzanyurwa na bya biryo wariye. Tuvuge nko ku rugero, nimba ukennye ukarya kawunga saa sita na nijoro ukamara ukwezi ariyo urya nta bindi biryo uhindura,
bizatuma ibintu byose bitangira ku kantu gato. Muri wowe banza wumve ko ufite umutima wo kunyurwa. Numara kunyurwa uzabona umuntu muri kumwe ari umuntu w'agaciro kuri wowe, ubone ko nta umuruta. N'ubuzima muzabana mu rugo, bwaba ari ubuzima bwa gikene, bwaba ari ubuzima bwa gikire, muzanyurwa. Nta kizaguhungabanya. Numva ibyo rero naryo nkabona ni ikosa rigomba gukosoreka. Amakosa ni menshi, abantu benshi bibandaho, amakosa ni menshi, amakupure menshi yibandaho. Iryo naryo nkabona ni ikosa bitoroshye, nkabona ni ikosa rikwiriye gukosoreka. Ikindi gikwiriye, irindi kosa abantu bibandaho rikunze kuranga nyine amakupure, ni ikosa ryo kutamenya, mbega byo kutamenya uburyo witwara. Tuvuge nko ku rugero nk'umumama afite nk'urugo, abashyitsi baje bamugana kwa nyirabukwe, baramukazi be, ugasanga mbega ntabahaye agaciro, ntagize ute, yibagiwe ko bamwe ari ba nyirasenge w'umwana, yibagiwe ko bamwe ari ba se wabo n'abana be, yibagiwe ko ari baramube. Ari iki? Ni cya kindi nakomojeho cya discipline. Akumva ntago yubashye, akumva muri we arivugiye ibyo ashaka, cyangwa se ukabona afite agasuzuguro ukuntu, cyangwa se ukabona mu bundi buryo busanzwe. Navuze ku ngero nyinshi. Mu bundi buryo busanzwe ukabona umukobwa ni umukobwa w'umwirasi cyane, ugira ute, mbega nyine hari abantu atabasha kwisanisha nabo, hari abantu atabasha areba kumva arabasuzuguye. Ni bimwe navuze uti hagomba kubaho ikintu cyo kubaha, ndetse ukamenya n'uburyo ugomba kwitwara, ukagira indangagaciro nziza. Rero hari ibintu nyine biba bidakwiriye kuranga relation hagati mu rukundo cyangwa se hagati y'ababana. Hari ibintu biba bidakwiriye kuranga urugo cyangwa se igihe cya fiançailles, hari ibintu biba bidakwiye. Irindi kosa ni ukuba ufite umukopine wawe, umukope wawe cyangwa se kopine wawe, ugasanga aho muba muri mu bandi werekana ko umwubashye, ugize ute, cyangwa se waba uri umupapa ukerekana ko umugore wawe nta kibazo mufite, kandi iyo muri mwenyine muraganira ntimwumvikane. Ibyo nabyo bibaho. Ugasanga abantu, ugasanga mbega mu bandi mwerekana ishusho itari iya nyayo. Mwebwe muri kumwe ni bimwe bavuga ngo zirara zishya ngo bwacya ngo zikagira ute, harya ngo zirara zishya ngo bwacya ngo zikazima. Rero aya ni amakosa akomeye, kuba abandi bantu mubereka ishusho ubuzima mutarimo, kandi mwebwe ubwanyu mwagakwiriye kurema ibyishimo hagati yanyu mu rugo cyangwa se mu buzima bwa fiançailles. Hari amafilime amwe namwe ngenda mbona nkabona, kuko filime akenshi bakina ubuzima buriho, ugasanga mu bandi bantu wenda wasohokanye na kopine wawe cyangwa se kope wawe, muri kubereka ko mukundanye, mugize ute, kandi nyamara bamara kugenda mukamera nk'intare. Rero urukundo rurababarira, urukundo ni imbabazi. Niba hari n'icyo mwapfuye, nkora no mu kiganiro nakoze ubushize naravuze uti ni byiza ko hagati yanyu ikibazo kibayeho mugomba kugikemura
mukaganira ibintu byose bikubiye mu biganiro, mbega ibintu byose bikubiye mu biganiro, ukaba inshuti. Hari igihe uri fiancé w'umuntu runaka ariko mukaba mufite urukundo rumwe rudafite ubushuti. Gukundana ni kimwe no kuba inshuti ni ikindi. Ni byiza ko mugomba kuba inshuti ziri deep cyane, mukaganira mukisanzuranaho kandi mukubahana. Irindi kosa rero ngiye navuga ni ikosa ryo kwibuka ibyahise. Tuvuge ntazibanye zidakomanya amahembe, ugasanga wenda nko mu kwezi gushize kopine wawe yaragukoshereje, wamweretse ko wamubabariye, wamweretse ko byarangiye, ariko yakongera guteshuka ku kantu gato gusa ukahita ugarura ibyahise. Nta rukundo rw'inzika rubaho. Urukundo ni ukubabarira, urukundo rurangwa no kubabarira, rurangwa n'imbabazi, rurangwa no kugira ishyaka, ruranga no kwigomwa. Urukundo rukubiyemo ibintu byinshi. Niba umugenzi wagukoshereje, nimba fiancé wagukoshereje, wizamura ngo ugarure n'ibyashize. Biriya byarashize, iyo bigaruye iyo nzika si nziza, nta n'ahantu yabageze. Iryo naryo ni irindi kosa rikomeye. Reka nsubikira aha nizingiye mu magambo. Muze kwandika muri comment, mwandike muri comment, mukore like, mukore subscribe, mumbwire uko mwumvise ikiganiro. Ndabakunda cyane. Ku abarwayi batuye hirya no hino, Uwiteka abakize, akomeze kubana namwe. Ku bagize ibyago mwihangane, mukomere. Bye, tuzasubira mu kindi kiganiro.